Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeye cyane muri amahoro, wowe dukurikiye uri mu Rwanda, ibice bitandukanye udukurikiye uhereyemo, abari mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, abari muri Afurika, muri East Africa n'ahandi hatandukanye udukurikiye uhereye muri Afurika, turagushuhuje cyane, abari muri Amerika, Aziya, Australia ndetse n'ahandi udukurikiye uherereye hose wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Nyagasani aguhe umugisha cyane. Kuri screen zacu turi kumwe n'umubyeyi tugiye kuganira, agiye kuduha ubuhamya ubw'uko yakijijwe, n'inzira y'ubuzima bwe. Agiye kutubwira inzira y'ubuzima bwe, ni ubuhamya burimo ibintu byinshi cyane, bukubiyemo byinshi cyane. Ni umubyeyi njye yarabunsangije, yambwiye uburyo yakize virusi itera sida cyangwa se agakoko ka sida atanyweye imiti rwose arayikira. Ni ubuhamya aratubwira, reka nze tumusabe rwose atangire atwibwira, anadushyira imbere y'Imana, hanyuma atugezeho ubuhamya. Ntaza kugira icyo muremera, ibyo ndi kuvuga yarabimbwiye, ariko byaba byiza namwe abibasangije. Mama, tubaye ikaze kuri Baraka TV. Urakoze cyane, ndanezerewe cyane kandi kongera kubona uyu mwanya mwiza wo kuhamya Yesu, wo kuvuga Yesu, wo kuvuga imirimo ye n'ibitangaza yankoreye. Biranshimishije cyane. Rero nitwa Kayitesi Domina, umubyeyi nyine Yesu yagiriye neza, ndakijijwe, Imana ibaha umugisha. Abantu bose bagiye kunyumva ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Yesu abaha umugisha, munyumve cyane kugira ngo ndabizi yuko bibafasha, ndabizi yuko ibi hari ahantu bibakura bikarabageza ahandi hantu. Imana ibaha umugisha. Rero reka dutangire tuvuga imirimo ye, tuvuga ibyo yakoze cyane, ikintu yakoze cyane, ukuntu yampinduye, ukuntu yamvanye mu byaha akampa agakiza. Yesu arahindura by'ukuri, Yesu arakiza, akiza ibyaha akabikiza, umuntu akagira amahoro, kuko ibyaha bibuza umuntu amahoro, nibyo cyane bibuza umuntu amahoro kuruta ibindi bintu. Rero jyewe nabayeho mu buzima bukomeye cyane, nakuze ndi imfubyi ntagira ababyeyi, ariko Imana yo mu ijuru irankuza, ndakura, mfite imyaka 17, mpungira ku mugabo. Nari nzi yuko umugabo ari we uzampa amahoro, nari nzi ko ari we uzamvana mu bibazo narimwo, ariko ntabwo ariko byagenze. Twarabanye, tubyarana abana 2, mfite inda y'umwana wa 3, atangira kugenda nabi, atangira kujya agenda yatahaga saa 11, atangira gutaha mu saa 8 z'ijoro, biragenda birakura biba bibi cyane kugeza igihe yimutse, araza afata varize aragenda, yari yarapangiye undi mugore ahantu, biba bibi cyane. Ubwo yasize ntwite inda y'umwana wa 3, mererwa nabi cyane, ubuzima bwanjye buba bubi, nkajya nirirwa ndira, nkarara ndira. Rero kugeza igihe umunsi umwe yaje yinjira mu cyumba cyanjye, afata imyenda arayitwika, amaze kuyitwika asubira aho kuri uwo mugore. Noneho ubwo nari maze kubyara narabyaye umwana wa 3, inzara yaranyishe ikanyicira ku kiriri, nkagaburirwa n'abantu baturanyi, uyu munsi bakabimpa ejo ntibabimpe, kugeza igihe byabaye nyine bibi. Nyine araza atwika iyo myenda amaze kuyitwika, ba babyeyi bajyaga bangaburira bahise baza kundeba, barampanura bati turabona ukiri umwana, ushobora, uriya mugabo watinyutse kuza agatwika imyenda ashobora kuzaza mu ijoro akakwica, none turumva twaguhanura nk'abantu bagukuriye
ufata abana ubamuhe nawe ushake ubundi buzima. Reba uracyari umwana, nari mutoya, nari maze kugira imyaka 21, mfite abana 3. Hanyuma babimbwiye kuko nanjye nararaga nibaza ukuntu nabikora bikanyobera, nkareba ukuntu ngiye gufata abana ngo mbamuhe bikangora, nkareba ukuntu ngiye kubatwara nkabura aho mbajyana, nkaba hagati na hagati bikananira icyo mfata. Ariko bamaze kubimbwira numva ko koko nkwiriye gukora ibyo nkabamuha. Noneho ndabafata ndabamuha, mbamuhaye ikindi yakoze yahise abajyana kwa wa mugore wa kabiri. Nanjye nta mafaranga nari mfite, nta mwenda nari mfite, nta muntu nari mfite nabwira, nta n'Imana nari mfite icyo gihe, sinari bwakizwe. Nahise nkora iki, nahise njya gushaka akazi k'ubuyaya. Ibi bintu nkunda kubivuga cyane kugira ngo abantu bamenye yuko umuntu Imana ishobora kumuvana ahantu habi ikamushyira ahantu heza. Nahise ngenda njya gukora akazi k'ubuyaya, ndera abandi bana b'abandi, ndakora amezi 3, mbona imyenda yo kwambara, mbona n'amafaranga y'itike, subirayo. Subiyeyo nahise njya nsubira ku babyeyi banjye ahantu bapfiriye, hari ahantu kure cyane ku mupaka w'u Burundi na Tanzania. Subirayo, subiyeyo rero ko ari kwa kundi, hagera saa 3 nkibuka yuko abana banjye bari kumurerwa na mukase, nkavuga ngo ubu ngubu birashoboka yuko babuze icyo kurya. Amasaha yageraga yo kubaha icyayi, nkahita mvuga ngo ubu ngubu bashobora kuba babuze icyo barya. Agahinda kakanyica, nkahita njya mu ishyamba ntabizi, mbese nta nazi no gusenga, ariko nkumva umutima urambwira ngo ningende njye gusenga. Nkagenda nkajya mu ishyamba cyangwa mu bitoki, nkagenda nkicaramwo ngasenga, nkabwira Imana. Amasengesho nasengaga sinari nzi gusenga, ariko amasengesho nasengaga nayo naravugaga ngo Mana, ngo ubu ngubu abana banjye birashoboka ko babuze icyayi, babuze umugati, none ndakwinginze Mana ugende ugaburire abana banjye. Iminsi yose nkasenga iryo shengesho. Kumbe Imana yumva umuntu wese uyigannye, umuntu wese uyitabaje, Imana iramwumva, Imana iranyumva. Imana itangira kubyereka umugabo atangira kubibona ko abana bari gupfa. Ku mwana wanjye wa 3 yirirwaga yicaye ku ntebe, ku isheze, kuva mu gatondo kugeza ku mugoroba, kugeza aho ururuti rw'umugongo rutunuka. Ariko Imana yo mu ijuru irabimwereka, umugabo atangira kubibona, atangira kujyaza, agatangira gukubita wa mugore, kugeza igihe batandukanye. Afata abana banjye abakura aho ngaho kuri uwo mugore, abajyana kwa mushiki we. Aza kunshakisha kugira ngo nongere nsubireyo, ariko nukuri nari naramaze kumva muhuzwe, numva ntashaka kongera gusubirana nawe. Ariko kubera abana nsubirayo. Umukecuru umwe twari duturanye araza arambwira ati umubyeyi apfira abana, subireyo, uko uzajya ugenda umara iminsi niko abana bawe bazagenda bakura. Subirayo rero. Nsubiyeyo nsanga uwo mwana wanjye wa 3 yarabaye nabi, ariko Imana yo mu ijuru irabarinda, ntihagira n'umupfa. Ahubwo aho kugira ngo hapfa abanjye badafite ikibareba, ahubwo abo babyarana na wa mugore bakaba ari bo bapfa.
abanjye Imana irabarinda. Ndashimira Imana yandindiye abana ntibapfire kwa mukase. Icyo kintu mu bituma nkomeza gukunda Imana bibamwo. Ndashimira Imana cyane yabarindiriyeyo ikabarinda ntibapfe. Imana ihabwa icyubahiro. Rero ngarutse rero aho ngaho naraje nkomeza kubana nyine na wa mugabo. Rero turakomeza turabyarana, ariko aho niho Yesu yangiriye neza. Sinari nzi Imana, nubwo nasengaga amatakira ngo ntazi Imana. Noneho aho niho Yesu yangiriye neza. Sinzi ukuntu naciye ku urusengero rwa Anglikani twari duturanye i Bujumbura. Twari duturanye kandi singeyo. Aho rero nca impande y'urusengero, sinzi ukuntu numvise umuvugabutumwa ariho asakuza mu rusengero. Ndavuga ngo reka ngende njye kumva uwo muntu uriho usakuza. Ninjiye mpagarara ku muryango w'urusengero. Mpagaze ku muryango w'urusengero ndamwumviriza. Uko mwumviriza sinamenye uburyo nikubise hasi. Ndansa nkuraba nyine. Abadiyakoni barabibona, baraza baranterura, banjyana mu cyumba cy'amasengesho, batangira kunsengera. Barambwira bati nutihana ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ntabwo bishoboka yukukira. Kuko bansengeraga nkaruka ururimi rugasokoroka rukanga gusubirayo. Noneho barambwira batatura wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Banyigisha uko mbikora, ndihana, ndatura, nakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Kuva ubwo ndamwakira Yesu. Maze kumwakira baransengera, b'abadayimoni bamvamo. Bamaze kumvamwo, umwuka wera ahita arinjira. Numva ndaryohewe cyane. Numva amahoro menshi, numva umunezero mwinshi udasanzwe. Ntangazwa nuko numvise uwo munezero, ariko bituma muri jyewe mvuga ngo uyu munezero ntusanzwe. Nkomeje gukunda Imana, nkomeje gushaka Imana, uyu munezero wangumamwo, nakomeza nkawugira. Ntangira rero kugira ishyaka n'inyota n'inzara byo gushaka Imana. Menya neza yuko ibyaha ari byo bituma umuntu abura amahoro, abura umunezero. Ndavuga reka ngwane nabyo. Nari umunyabyaha, nasinziraga ari uko nyweye itabi. Naranywaga inzoga, narakaraga cyane. Ibyo bintu nibyo nari mfite cyane byangoraga. Hanyuma ndavuga ngo reka mbireke, ngwana nabyo. Murabizi ko iyo umuntu akijijwe bidahita bishira, biraza kenshi. Ariko kubera ko numvaga nshaka gukizwa, byaza, reka tuvuge narwanye intambara cyane yo kureka itabi. Ryarangoye cyane, ariko kubera Imana yari mfiteho umugambi, nanjye kandi ubwanjye numvaga mbishaka mu mutima, ishyiramo iryo shyaka. Itabi rirashira, inzoga zirashira, ariko hasigara uburakari. Ubwo burakari murabizi ko bwiyorobeka. Umuntu yangirira nabi, nkahita numva uburakari bwazamutse, ntangatangira kuvuga nabi. Ariko namara kuvuga nabi, nkumva yuko mbabaje Imana, nkahita nirukanka nkajya mu cyumba nkayibwira ngo
mwami Yesu mbabarira nakubabaje, mbabarira wa munezero ntushire, nkumva uriya munezero ndashaka ko nkomeza kuwumva kandi menya neza yuko ibyaha bituma uwo munezero ushira. Nuko ndwana iyo ntambara yo kureka uburakari, narakara nkabwira Imana, sintinye no kubwira uwo narakaje, kumubwira yuko kumusaba imbabazi, nkagenda nkamubwira ngo mbabarira. Hanyuma bigenda bishira, noneho Yesu araza anyuzuza ikintu cyitwa umunezero wo mu Mana. Ibyishimo bizanwa n'agakiza, bizanwa no gukiranuka, bizanwa no kwizera Imana. Ndanezerwa, numva ndanezerewe, numva ndishimye, ntangira guseka. Mu buzima bwanjye sinigeze nseka, mu buzima bwanjye sinigeze ndyama ngo sinzire buke. Narasinziraga gato nkahita nkanguka, kandi nkakangukira ku mibabaro gusa. Ariko maze gukizwa ibintu birahinduka, ntangira gusa neza, ntangira guseka, ntangira kuryama ngasinzira bugacya, ngubwa neza. Ndashimira Yesu yampaye agakiza, ndashimira Yesu yamvanye mu byaha akampa agakiza, kandi akampa agakiza keza. Ndaruhuka, nari meze nk'umukecuru ndwayise, umubiri wose yaranyishe, nirabura wagira ngo sindi inzobe, kandi ubundi ndi inzobe. Noneho ise yarijyanye, sinigeze njya kwivuza. Nsa neza, mererwa neza, ntangira kubyibuha, nsa neza cyane. Hanyuma numva bwa bupfubyi nahoraga mvuga ngo ndi imfubyi, numva burashize, bwararangiye by'ukuri, bwararangiye, kuko nahise menya yuko Yesu ari data, Yesu ari mama. Noneho nahura n'ikibazo nkahita muhungiraho, nkagenda ngasenga, Yesu anyigisha gusenga, nkundisha gusenga. Ndashimira Yesu yampaye agakiza. Nimba mwumva uyu munsi ko ndiho, yuko meze neza, ni ukubera agakiza Yesu yampaye. Nuko yampaye agakiza nkagubwa neza, ubupfubyi bugashira, ibibazo bikarangira. Si uko byashize, byaranaje byinshi cyane, n'uyu munsi biraza cyane, ariko nabonye aho mpungira. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana ni rizima. Ijambo ry'Imana muri Matayo igice cya 11 ku murongo wa 28 haravuga ngo, yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Nimuze munsange ndabaruhura. Ni muri ubwo buryo rero Yesu yanduhuye, naramuhungiyeho aranduhura. Ndashimira Imana rero yampaye ako gakiza. Ubuhamya bwanjye, icyo gice cya mbere, nicyo nkunda cyane, ndagikunda cyane. Iyo nibutse aho navuye, nibutse ko navuye mu bupfubyi, nkibuka ko navuye mu byaha, nkibuka yuko Yesu yanduhuye akampa amahoro, numva ntazi ukuntu nashimira Imana. Dawidi yaranditse aravuga ngo, ibyo Uwiteka yankoreye nabimwitura iki? Nzabimwitura kumuhamya, nzabimwitura kumuvuga, nzamwitura kuvuga imirimo yankoreye, nzabimwitura. Ndashimiye iyo Mana yakabyara, yaba ahari mu rusmeri icyubahiro cyangwa muyikomera amashyi. Ariko turabikoze mu buryo bwo kwizera no mu mutima wanjye, ndabikoze nyihaye icyubahiro, nyishyize hejuru. Iyo yampaye agakiza, ndayishimiye. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ubwo rero naragarutse, ngarutse nyine nkomeza kubana
n'uwo mugabo komeza kubana n'uwo mugabo niho twakomeje turabyarana ariko Imana inkorera igitangaza abo bana banjye ko ari batatu irabakiza na wa undi muto arakura uyu munsi ndashimira Imana n'umusore mwiza ubu yarashatse afite n'umwana nabyo ndabishimiye yarakoze akabyara kumpera umwana nawe Imana ihabwa icyubahiro hanyuma rero ndayishimiye ko yabarinze abo bana banjye ntibapfire kwa mukazi ubwo rero ngarutse rero niho nanone nyine turakomeza turabyarana umwana wa 4 noneho nza kugira inda y'umwana wa 5 y'amezi 3 nza kurwara ndarwara mererwa nabi cyane ngo mfite inda noneho nahise njya kwa muganga ngeze kwa muganga ubwo tugiye mu gice cya 2 kiracyari cya mbere cyo gukizwa ubu ngiye mu gice cya 2 cy'uburwayi hanyuma ubwo nari maze kuzura umwuka wera mwinshi mfite imbaraga nyinshi z'umumana nizeye Imana cyane kubera aho amvanye hanyuma rero ubwo nararwaye njya kwa muganga ngeze kwa muganga dogiteri ndamubwira uko ndwaye arangije arambwira ngo njye gupimisha amaraso ndagenda ndayapimisha ibisubizo bimwe arabimpa ariko arambwira ngo hari ikindi gisubizo ngo uzaze kugifata nyuma y'iminsi 10 inyuma y'iminsi 10 rero hageze njya kugifata ngiye kugifata ndamubwira narinje gufata igisubizo wambwiye ko nzaza gufata inyuma y'iminsi 10 ambaza izina ndamubwira arareba amaze kureba arambwira ngo erega ngo madamu ngo impamvu ngo ukunda kurwaragurika ngo nuko ufite sida akibimbwira nahise nubika umutwe cya gicapo cy'ukuntu nakuze kirongera kiragaruka ntangira kubona uburyo nakuze ndi imfubyi ntangira kubona n'uburyo abana banjye nabo bagiye gusigara ari imfubyi nyikibyumvira gutyo ngiye kumva numva ijwi rimbwiye ngo ariko Imana yakuremye ntifite n'ubushobozi bwo kugukuramo mikrobe ya sida iryo jwi rizana kwizera kwishi numva muri jyewe wa mubabaro nari mfite numva urashize numva umunezero mwinshi numva kwizera kwishi sa nkushidutse imbere ye noneho ndavuga ndamubwira dogiteri je narakijijwe nimba iyo sida yaraje gute ntabyo nzi ariko icyo nzi cyo nuko nzi ko Imana yandemye ifite n'ubushobozi bwo kunkuramwo mikrobe ya sida ndamubwira ngiye gusenga amezi 3 nzagaruka umpa agakaratasi ngiye kugirisha controle arambwira ngo sawa mbimubwiye atangira mbimubwiye arambwira ngo sawa ndangije ndagenda ngeze imuhira mbyiganira umumama w'inshuti yanjye twasenganaga mbimubwiye atangira kurira ariko ndamubwira ngo ariko numvise ijwi rimbwira ngo Imana yandemye ngo ifite n'ubushobozi bwo kunkuramwo mikrobe ya sida ndamubwira uze dutangire dusenge araza dutangira gusenga niwe watangiye arasenga ararangiza nanjye ndasenga ndarangiza maze gusenga fata Bibiliya gutya ndavuga ngo Mana ndazi yuko uri Imana y'ukuri kandi ndazi ko n'ijambo ryawe ari iry'ukuri Mana wambwiye mu ijwi ryawe ndashaka umbwire mu ijambo ryawe aho ndambura Mana haba ari aho umpaye umbwire ko nzapfa cyangwa nzakira mpita ndambura gutya muri Zefaniya 3:14 Zefaniya 3:14
haravuga ngo 3:14 ubwo amaso yanjye ahise agwa nyine ngiye gusoma, haravuga ngo 14 ngo iririmbire wa mukobwa w'i Siyoni we, rangurura Isirayeli we, nezerwa kandi wishimane n'umutima wawe wose, wa mukobwa w'i Yerusalemu we, Uwiteka yagukuyeho imanza yari yaguciriye, abanzi bawe yabajugunye hanze, umwami wa Isirayeli ari Uwiteka ari muri wowe imbere, ntabwo uzongera gutinya ibibi ukundi. Uwo munsi Yerusalemu hazabwirwa ngo witinya Siyoni we, amaboko yawe ye gutenebuka, Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza. Tuba basazi n'uwo mudamu twari kumwe, tujya mu mwuka mwinshi cyane dushima Imana, noneho dushima Imana arataha, haza kugera ikindi gihe nanone ndasubira mbwira Imana, ndabwira Imana wambwiye mu ijwi ryawe, urasubira mbwira mu ijambo ryawe. Ndashaka kindi kimenyetso kigira 3. Ndashaka ko umbwira yuko nzapfa cyangwa nzakira. Napfuye gusa, nari nzi ko Imana ishobora kubicisha mu bandi bakaza bakabimbwira, ariko noneho ibicisha muri jyewe. Nabisabaga ngiye kuryama, maze kuryama ngiye ko nambona ndiho ndurira igiti cy'urwego. Turiya tuntu two kuririraho muzi ko tuba ari ututi, ariko icyo gihe twari uturere tw'insina, twaturere ntuririraho, najya kugwa nkavuga ngo Yesu mfasha ngere hejuru, Yesu mfasha ngere hejuru, ngera hejuru, twaturere ntuririraho ngera hejuru. Ngeze hejuru mpasanga inzu z'ibitaro zikinze, mpasanga n'umugore w'umupasiteri twasenganaga ahagaze imbere y'ibitaro afite imfunguruzo, ambonye arambwira ngo erega ngo ni wowe narindindiriye, ngo akirize imfunguruzo, ngo maze ujye ukingururira biriya bitaro. Noneho ndakanguka, nkangutse ndabyumvira nkumva nta kuntu umuntu ashobora kuririra ku turere, ni nk'uko bavuga ko sida idakira, ariko ibidashoboka ndabishobora, ntuririraho ngera hejuru. Inzu z'ibitaro ziba zirimo abarwayi, umugore w'umupasiteri ni nk'umumarayika. Noneho ndavuga umwuka wera arambwira ngo ndagukijije, ngo kandi nguhaye n'ubushobozi bwo gusengera abandi. Nshima Imana, ndavuga ngo Mana ndagushimiye yuko unkijije, nshima Imana cyane. Noneho haza kugera igihe uracya, ndavuga ngo ngiye gupimisha, ngiye kugirisha control. Ndagenda ngeze kwa dogiteri, ndamubwira dogiteri Yesu yankijije sida. Byari ibintu bikomeye cyane kwibwira abantu ku muntu ngo Yesu yankijije sida. Sida icyo gihe yaravugirizaga, yari ikomeye cyane ubwo yari ikiza. Ndamubwira nti Yesu yankijije sida, ndamubwira umpa agakaratasi njye kugirisha controle. Arambwira ngo ngiye arambwira ngo ntibishoboka madamu, ngo ntabwo sida ikira, ngo ntibishoboka, aranyirukana. Ndamubwira nti dogiteri bidashobokera abantu, ku Mana birashoboka, nzi ko Yesu yankijije. Aranga, amaze kwanga aragenda. Ndagenda ndataha, nanone ndasubira ndasenga mbwira Yesu, ndamubwira ngo Yesu wambwiye mu ijwi ryawe, urasubira mbwira mu ijambo ryawe, urasubira mbwira mu iyerekwa, ndashaka ikindi kimenyetso kigira 4. Ejo nkagenda kwa dogiteri akakanyima, nzamenya ko utankijije, ariko niyakampa nzamenya ko wankijije. Naragiye nsubira kwa dogiteri. Ngezeyo ndamubwira nti dogiteri nari ndaje umpa agakaratasi ko kujya kugirisha controle. Arambwira ngo uragarutse. Ndamubwira nti dogiteri ntindagarutse. Arambwira ngo basi ngo ko wapimishije ngo kuri foriyami ujya gupimisha kuri Rwakarede, ni nkuko yavuze ngo ko wapimishije kuri CHK, noneho ujye gupimisha kuri Rwa Faisal. Muri genda avuga ngo Mana byarangiye,
ndagenda njya gupimisha muri ruwa karede, ndabahereza ukuboko baravoma. Uko bavoma ariko nanjye natura mvuga ngo amaraso ya Yesu acanze n'amaraso yanjye, kandi Yesu ntashobora kurwara sida. Ndabyizera. Noneho baravoma, haza kugera igihe cyo kujya gufata igisubizo. Njya kugifata, yari yamaze kunyibagirwa. Ndamubwira dogiteri nanje gufata igisubizo, wambwiye ko nzaza gufata nyuma y'iminsi 10. Ambaza izina, ndamubwira. Arareba, amaze kureba arambwira ngo mada, ngo ugende ubwire umugabo wawe ngo mwitonde, ngo kuko reba ni negatifu. Mpita ndamusimbukaho, nuzura umwuka wera, ntangira kuvuga mu ndimi imbere ye. Ndavuga, arambwira ngo ibyo ni biki. Ndamubwira nti ntuzi ko ari igihe wapimye sida, nkakubwira ngo ngiye gusenga Imana izankiza, ukanga kubyemera. Ntireba rero Yesu yankijije. Ndamubwira, arambwira ngo ntibishoboka, ngo c'est pas possible. Ndamubwira nti dogiteri, ntirega byose bishobokera uwizeye. Arambwira ngo madango ntabwo bishoboka. Ndamubwira ntireba mu gitabo kutansanga mu ndwaye. Arareba nsangamo. Arangije arambwira ngo genda ngo genda, arambwira ngo genda ngo arambwira ngo genda ngubwire ngo umugabo wawe ngo mwitonde. Nuko ubwo mpita muva imbere ye, ndagenda. Ndataha, ngeze rero imuhira, ndagenda njya kubibwira abantu ko nakize. Birananira kuvugana, nabaye nk'ikigoryi, mvuga gusa. Natangira kuvuga, nkavuga mu ndimi, amarira, kuvuga mu ndimi gusa. Nuko hanyuma biranga kubibabwira. Ndashimira rero Imana yankijije mikorobe ya sida. Yankijije sida nta kinini nigezenywa. Byari bitaraza, ni kera cyane, hashize imyaka myinshi, nkize imyaka 30 hafi n'irindwi gutyo cyangwa n'8. Yesu ankijije sida. Nta kinini nanyweye, ni amaraso ya Yesu nizeye yonyine. Yesu arakiza, Yesu niwe wankijije. Ntabwo nivuje, murumva nkuko n'uyu munsi sida niki, ntabwo n'uyu munsi ifite imiti, nta n'urukingo, ariko Yesu arakingira, Yesu arakiza. Ndamushimiye Yesu cyane, yankijije rero, kugira ngo uyu munsi mbibwire abandi bafite ibyo bibazo, bamenye yuko Yesu ari umukiza. Ashobora byose, ashobora gukiza indwara zose. Ndashaka kubwira abantu uyu munsi hari indwara ikabije iriho yica abantu benshi, indwara ya kanseri. Ndashaka kuremesha abantu barwaye kanseri, mbabwira yuko bakwiriye kwizera Yesu, bakizera amaraso ye. Ya maraso ni umuti. Amaraso ya Yesu ni umuti. Amaraso ya Yesu atweza ibyaha. Amaraso ya Yesu adukiza ibyaha. Ashobora no gukuramo mikorobe ya kanseri, ashobora gukuramo mikorobe ya sida, umuntu akaba muzima. Ngewe ndi umuhamya wo kubihamya. Imana ihabwa icyubahiro, yarakoze kunkiza, kandi nizeye yuko n'abariho bumva ubu buhamya bafite ibyo bibazo bakizera ibakiza. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ko idatoranya abantu ku butoni. Umuntu wese uyizeye, umuntu wese uyubashye akayitakira, iramwumva. Yesu arumva cyane. Yumva abababaye cyane, yumva abarushye cyane, yumva abafite ibibazo cyane, yumva abagowe cyane. Arumva kandi arakora. Imana ihabwa icyubahiro. Ndayishimiye, nyihaye icyubahiro, nyishyize hejuru, ndayihimbaje, ibyumvire mu ijuru yuko nyishimiye ku bikorwa byose yankoreye, ku gakiza yampaye, ku ndwara yankijije. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndayishimiye. Ubwo rero bamaze kumbwira yuko ndwaye
nahise nza ndabibwira umugabo, ndabimubwira yuko basanze ndwaye, ndamubwira nawe ugende wipimishe, arambwira ngo njyewe ngiye kwipimisha bakayinsangamo nakwiyahura, yanga kwemera kwipimisha, ariko nari mfite kwizera kwinshi cyane mu mutima wanjye kubw'ibikorwa Imana yari imaze kunkorera cyane, agakiza Imana yari yampaye, nkagira umunezero mwinshi no gukira kw'indwara. Ndavuga ngo iyi Mana yankijije, iyi Mana yampaye agakiza, izana nkingira, kandi uyu mugabo nawe azajye mu ijuru, mugirira umutwaro. Ndamusengera cyane, noneho uko musengera, noneho we aho kugira ngo akizwe akaba mubi cyane, tangira kugeza akankubita, akambwira ngo ntashaka kongera kubona nsenga, tangira kumbuza gusenga. Muri gihe nanjye nari nuzuye amasengesho menshi, numvaga ariyo nakwiberamwo, ariko mu mutima wanjye ndavuga ngo ntabwo nshobora kubireka. Narakubiswe cyane, mfite ibikomere hano, ibikovu byo gukubitwa ku maboko, narakubiswe cyane, ariko muri uko gukubitwa ahubwo akaba ariho nongera nkumva imbaraga zo gusenga, nkumva amasengesho none habaye menshi, niyamara kunkubita nkahita niruka nkajya muri toilette nkatangira gusenga, kandi nkatangira gusenga ari we nsengera kugira ngo atagenda yenda imodoka ikamugonga agapfira mu byaha. Ndamusengera cyane cyane, ndamusengera, twaba turi kumwe turyamye, amupfumbata akagira ngo nukumupfumbata, kumbe namaze kwinjira mu mwuka ndi kumusengera. Ndamusengera, uko musengera Imana ikagenda inyereka uburyo azakizwa. Umunsi umwe mbona ari muri kaburimbo, mbona umusirikare aramurashe, mbona nkaho yapfuye, mbona ndirukanse ndagenda ndamubwira ngo ubu ntiwakwihana maze wapfa ukigira mu ijuru. Ngiye kumva numva akajwi kavuye kurenga, Imana imbabarira ibyaha nakoze byose. Ngiye kubona mbona abaye muzima, ndabibana, ndakomeza ndamusengera kugeza igihe byo gukubitwa byashize. Arambwira ati genda gukubitiye ukaba warananiye, noneho ndagutaye. Aragenda aransiga, none hasiga no bana 5 mu mujyi w'Ubujumbura. Ariko nari nizeye Yesu, numvaga Yesu wampaye amahoro, Yesu wankijije, afite n'ubushobozi bwo kungaburira n'abana 5. Ndamwizera Yesu, Yesu arazabana nanjye, aratugaburira, atwitaho mu bintu byose, ankorera ibintu mbese nk'ibyo yakora. Ntitwigeze tubura icyo turya, nanjye sinababwira ngo twaryaga gutya, ariko Yesu arabidukorera, abana natwe. Noneho aho yaragiye rero, ubwo niho Yesu yaje cyane, abana nanjye cyane. Nko mu masaa 8 y'ijoro nkaryama nkabona Yesu araje agatangira kunkorakora gutya, kambwira ngo yewe ngo abagabo bazapfa, ngo ibintu byose mu isi bizashira, ngo ariko Imana yo ngo izakwamaho ibihe bidashira, ngo ngwino twikundanire. Turakomeza turabana, komeza kugira neza. Yesu yahise anyereka yuko umugabo agarutse. Umunsi umwe rero urumva ari yarantaye yaragiye, ariko Imana iranyereka ko umugabo agarutse. Ngiye ko mbona ngiye gusenga saa 12 zo mu gatondo, mbona musize mu buriri, musize mu gitanda. Noneho ndagenda ngeze imbere, mbona mpuye n'imbwa ebyiri, mbona zirasamye ngo zindye. Ngiye ko mbona ndireze, mbona mfashe imbwa imwe hano, mbona mfashe indi hano, mbona ndabishwanyaguje. Maze kubishwanyaguza, mbona ndagenirwa senga kuva mu gatondo ku mugoroba, nzamvuga ngo Mana ufashe nta nkubite, Mana ufashe nta nkubite. Hanyuma ndaza
ninjira mu nzu, ninjiye mu nzu nsanga yicaye muri salo, nsanga numva afite ubwoba yuko ari bunkubite nk'uko yahoraga nkubita, ariko ndinjira mbona mwicaye impande mbona arahagurutse agiye mu kabati akuramwo ibyo kurya bishyushye ntazi uwabitetse, ashyira ku meza arambwira ngo ngaho ngwino dusangire. mpita ndakanguka, maze gukanguka ndabyumvira, birantangaza. Ubwo bwarakeye umunsi umwe gusa, nabibonye mu ijoro, buracya mu gatondo ku mugoroba ngiye kubona mbona umugabo araje arambwira ati ibyo nagukoreye byose ubimbabarire, ntabwo nzabisubira. Araza turakomeza turabana, turabyarana, kandi tubyarana umwana wa 4, tubyarana abana ba 6, b'impanga, tubyarana impanga, abana b'abakobwa 2. Turataha hano mu Rwanda, ndongera mbyarira kandi kana hariya CHK, ariko abo bose uko ari 3 Imana yarabatwaye ntabwo bariho. Hanyuma rero turakomeza turabana, sinigeze ngira ubwoba ngo ndandura, naravugaga ngo Imana yankijije, yankoreye biriya byose, ifite n'ubushobozi bwo kunkingira sinandure. Turakomeza turabana kugeza igihe hageze igihe atangira kurwara ibiheri ku mubiri, inkorora, twagiye mu bitaro twagarutse, rwarazona hano mu bitugu, kugeza igihe batwirukaniye mu bitaro, murwaririza mu rugo. Kera muri 94, 95 hano CHK hari hameze nabi, hari huzuyemo abantu barwaye benshi cyane, bameze nabi cyane. Kubera ubwishi bw'abantu rero bakajya bareba abantu batari buzakire, bameze nabi bakabacyura, bakajya gupfira mu mago. Ubwo rero niko byagenze. Noneho we sinzi ukuntu yanyihishe gato, yajya ko kwipimisha hariya ku Muhima, basanga ari positifu, anzanira ibisubizo. Abinzaniye anzaniye ibisubizo, arambwira ati basanze ari positifu. Nanjye ndamubwiye se ntabwo wari ubizi? Ndamubwiraga njyewe nari mbizi. Ntiwibuka se ko barigiye bayipimye nkakubwira ngo ujye kwipimisha ukanga, ahubwo ugatangira kunkubita no kunta? Ndamwibutsa ko yari amaze kunshira Bibiliya yanjye 2. Ndamwibutsa byose, ndamubwira, ndabimwibutsa byose. Ndamubwira nti reko nubwo ubona dukomeza kubana nawe, twakomeje tukabyarana tukabana, ntabwo nshobora kwandura kuko Imana yankijije rero ifite n'ubushobozi bwo kunkingira sinandure. Ndakomeza nyine ndabimubwira, ndangije ndamubwira nti ariko Imana yacu n'urukundo, igihe wabereye kure ya Yesu nawe harageze ko wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, maze wakira ukajya mu ijuru, wakira ugakorera Imana, wapfa ukajya mu ijuru. Ndamubwira nti harageze, iki ni igihe cyo gihe cyawe. Ndamubwira si byo se? Arambwira ngo nibyo, bivuye ku mutima. Bukeye ndamubwira nti rero ngiye kuzanira pasiteri akwakirishe Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ati cyane. Ndagenda nzana pasiteri Rwumbuguza Meshaki, niwe waje amwakiriza Yesu, aramusengera, umugabo arakizwa neza. Ndabibona koko yakijijwe, ya Bibiliya yacaga tangira kuyisoma, tangira kumugwa neza, ansaba imbabazi. Umugabo hashize amezi 3 Imana irambwira rero ngo ndamutwaye kiriza ubugingo, ndamutwaye. Ngiye kubona mbona umuryango w'inzu yanjye uraguye, mbona nkaho yawuhagurukije, mbona ni jyewe uri wuhagurutsa. Ubwo Imana iramutwara. Hashize amezi 3 akijijwe, Imana iramutwara, yagiye mu ijuru. Ndabizi sinakubitiwe ubusa, ntabwo nakubitiwe ubusa rwose. Imana yaramukijije, ubu ari mu ijuru, nzamusangayo. Ndashimira Imana rero yuko atapfiriye mu byaha, ko nibyo narwaniriraga cyane mu mutima wanjye, byari bindimo. Mvaga nshaka ko atazapfira mu byaha, nkumva ndashaka ko azajya mu ijuru. Imana yarabinkoreye, yagiye mu ijuru.
kuva ubwo rero Imana ikomeza kungirira neza, ikomeza kubana nanjye. Amaze kugenda nisigaranye abana 8, abo bana 8, 5 n'abandi nareraga. Imana ikomeza kubana nanjye, ikomeza kungirira neza kugeza kuri uyu munsi. Yangiriye neza, yampaye agakiza niko katumye nihanganira n'ibyo bintu byose nagiye nyuramwo, n'ibyo nyuramwo uyu munsi. Nkomeza kwihangana ko nakijijwe kugira ngo nzajye mu ijuru, sinakijijwe kugira ngo mbone iby'isi gusa hanyuma sinzajye mu ijuru. Ndashimira Imana yangiriye neza, yagiye inkorera ibitangaza, hari n'ibindi byose iri ikomeza kunkorera byinshi ndikomeza kuyibona kugeza uyu munsi. Ndacyari umukristo kandi nzakomeza kuba we. Ndashaka kuzabona Yesu nakijwe ko nzamubona, nzabona uwo wankijije, uwo wampaye agakiza, nkava mu bupfubyi, nkagira amahoro. Uwo wankijije sida, ndashaka kumubona pe, maso yanjye amurebe, amumwitegereze. ndamushaka kumubona, ndashaka kuzabona Yesu. Haleluya, ndashaka kumuzamubona. Niyo mpamvu nkomeza kwihanganira n'ibyo bigeragezo byose nyuramwo, n'ubu ndacyabinyuramwo ni byinshi, ariko Uwiteka azabinshoboza, ko niwe watangiye umurimo, ni nawe uzanawusohoza. Niko ijambo ry'Imana rivuga mu Bafilipi ngo yatangiye umurimo mwiza muri mwe, ni ukuri izawusohoza nta kabuza. Yatangiye umurimo mwiza muri jye wo kwihana ibyaha, wo gukizwa, izanawurangiza. Haleluya. Imana rero ihabwa icyubahiro. Haje kugera igihe ndavuga ngo ubu ngubu abantu birirwa bavuga yuko ndwaye kuko bamubonye uko yari ameze. Ndavuga reka ngiye gupimisha. Ndagenda afata wa mwana nari mfite mu nda, tujya gupimisha, basanga ni negatifu. Yesu yaradukijije, yarankijije, arangije aranankingira, arangije ayakingira n'umwana wanjye, turi bazima. Hapfuye ab'inyuma y'uwo mwana, abandi 5 bo hejuru babaho. Ndashimira rero Yesu wankoreye iyo mirimo n'ibitangaza. Imana ihabwa icyubahiro. Hari ijambo nkunda cyane, numva ntasiga, reka ndivuge hanyuma ndangize. Ijambo riri muri mu Baroma igice cya 4 kuva ku murongo wa 7. Iryo jambo riravuga ngo hahirwa abababarirwa ibyaha byabo, ibicumuro byabo bigatwikirwa. Hahirwa umuntu utabarwaho gukiranirwa kwe. Abantu bahiriwe n'abantu bababarirwa ibyaha byabo, ibicumuro byabo bigatwikirwa, bakabaho mu buzima nta byaha bafite. Kandi birashoboka. Yesu arahari, aracyari ku ntebe y'imbabazi kugira ngo umuntu abeho mu buzima bwejejwe, butunganyijwe. Nibwo buzima. Ibindi byose abantu birukira amafaranga, bakirukira ibindi bintu, ariko ibyo byose ntibishobora kuguha amahoro, kereka gusa Yesu wenyine niwe utanga amahoro. Kandi Yesu atanga amahoro ku muntu wamwizeye, ku muntu wamwakiriye, akamubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, kandi agakomeza arwana intambara yo kwezwa no gutunganywa, akaba umwana w'Imana by'ukuri. Uwo niwe muhirwe. Niyo ataba afite ubutunzi, ariko abaho. Yesu aramutunga, akamubeshaho, akamuha umugisha. Ubutunzi bwo mu isi, ubutunzi bwo mu mwuka, bwo mu Mana, nibwo butunzi buzima, nibwo butunzi bwiza kuruta ibindi bintu byose. Ndaburira abantu, abakozi b'Imana, ndababurira muve mu byo muri mwabitirirwa izina ry'Imana mugatukisha Imana kubera ibintu by'amafaranga, kubera ibintu by'ubutunzi. Yesu ni umutunzi, umufite abatunze. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Ubwo narapimishije basanga ni negatifu, ndi muzima kugeza n'uyu munsi. Yesu akomeza kunkorera ibitangaza, nkiza n'ibindi birwara bya diabete babisanzemwo. Ndasenga Imana na irankorera igitangaza, na diabete yarashize. Uyu munsi ndi muzima. Yesu abaha umugisha.
Yes, tumaze kumva ubuhamya nyango maze kumva ko Yesu agira neza, maze kumva ko umukiza w'indwara zananiranye ari Nyagasani uhoraho. Hari abantu batabyemera rero bakavuga bati umuntu akira sida ate ko tuzi ko iriya ndwara ari kwibanira nayo burundu. Mama muraho neza? Muraho neza. Murakomeye? Turaho turashima Imana. Turabakiriye. Murakoze cyane. Uyu mubyeyi turi kumwe ni mama pasiteri, niko tuvuga, ni umupasiteri, ni umukozi w'Imana, ni umugabuzi mwiza w'ijambo ry'Imana, ni umusangizi mwiza w'ijambo ry'Imana. Tuzagira ikindi gihe wenda nibikunda Nyagasani nabidushoboza tuganire nawe, ariko reka tuganire ku bw'uyu mwanya. Twari turi kuganira n'umubyeyi ariko tubwira uti nakize ubwandu cyangwa se avuga agakoko gatera sida. Nakize sida, yego. Wigeze umenya yirwaye? Cyane rwose. Ndabizi. Muraho neza, nanjye nitwa Mukashyaka Jacqueline. Yego. Nkaba ndi umumama ukunda Yesu wavutse ubwa kabiri. Maranye na Yesu igihe kirekire cyane. Nagendanye nawe igihe kirekire cyane, ndamukunda. Uyu mama rero ndamuzi. Ni inshuti yanjye ku buryo nyine mbese mwita nka mukuru wanjye, kuko tumaranye igihe kinini cyane. Ngiye nakoze ubukwe muri 1989, kandi ari mu baririmbaga muri korale bandirimbira muri ubwo bukwe. Murabyumva ko tumaranye igihe kinini kirenga imyaka 34. Rero ndamuzi, ibyo avuga ni ukuri. Ndabizi, ndi umuhamya wabyo, ku buryo nibuka neza iyi ndwara yamufashe atwite umwana we wa 5. Nanjye nari ntwite umwana wanjye wa mbere muri 1990. Urumva ko hashize imyaka 33 n'abana bacu niyo myaka bafite. Ndabizi rero bamusanzemo ubwo burwayi. Ndabizi asenga n'abandi bamama bari badukuriye ko je nari muto kuri bo. Ndabizi akiri indwara muri icyo gihe. Ndabizi n'umutware we yitaba Imana kubw'ubwo burwayi. Rero ndi umuhamya wo kubihamya, kuko n'umutware we naramubonye, namusanze mu bitaro kenshi ameze nabi. Murabizi namwe kera abantu batari bwafatira ya miti ukuntu bazaharaga, buri wese yabonaga ko barwaye ubwo burwayi. Yego. Ariko Imana birashoboka ko igikora ibitangaza nubwo ibyo byose bimeze bityo. Cyane Imana iracyabikora. Iracyabikora ko ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu Kristo uko yari arejo niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Rero aracyakora. Yesu aracyagira neza. Yesu aracyabohora. Yesu uko yari ari niko akiri, niko azahora iteka ryose. Niko ko ndabihamya. Yego. Mana we, biteye ubwoba. Biteye ubwoba cyane. Urabona uno murimo w'Imana wamaze kumera nka business. Abantu babihinduyemo business, bishakira inyungu zabo. Mu by'ukuri ikibigaragaza nuko nta mbuto z'abana b'Imana tubabonana. Abantu benshi uragira uti bihutira gukora imirimo n'ibitangaza, bamwe na bamwe bakanabyiyitirira, ariko nta gakiza. Yego. Urumva abantu baha agaciro imirimo kurusha agakiza. Ariko dusomye ijambo ry'Imana muri Luka ibice 10, reka turebe gato. Luka ibice 10 tubona inkuru ya Marita na Mariya, uburyo abo bagore babiri bagaragaje attitude zitandukanye cyangwa se imimerere itandukanye. Mariya we yabaye ku birenge bya Yesu, amutega amatwi ashaka kumva icyo Yesu amubwira. Ariko tubona Marita nawe ukuntu yahugiye mu mirimo hari inyuma. Urumva benshi rero nubwo yari ariho akora ibintu byiza, ariko hari icy'agaciro cyane Yesu yashakaga kumuha.
yashaka kumuha ubutunzi bumurimwo. Mariya we amutega amatwi kugira ngo yakire ibyo Yesu avuga kandi abashe kubigenderamo, kuko ntabwo dushobora kugenderamo byo tutazi. Ariko Marita we yagiye guhugira mu mirimo hariya. Ariko hari ijambo Yesu yavuze hano ku murongo wa 41 ngo umwami Yesu aramusubiza ati, Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza utazangirika, atazakwa. Yesu ashimwe. Mariya yahisemo umugabane mwiza atazakwa. Ariko Marita we yari yagiye mu mirimo myinshi hariya, ntiyatega amatwi Yesu. N'uyu munsi niko abantu benshi bameze, bahugiye mu mirimo itandukanye yo gushaka kugaragaza ibikorwa, nubwo nabyo ari byiza. Ariko hari ikintu Yesu yamubwiye ngo Mariya we ahisemo umugabane mwiza utazakwa. Uwo mugabane rero ni uw'agakiza, ni uwa Yesu Kristo. Umuntu uhisemo Yesu abahisemo neza, abahisemo umugabane atazigera yakwa na rimwe. Rero abakozi b'Imana benshi barimo gukora imirimo ariko batagaragaza imbuto, batagaragaza agakiza, imbuto z'agakiza, mu by'ukuri turabanenga cyane. Turabanenga muri iki gihe, biteye n'agahinda. Hari umugabo muri Yohana nawe 3 dushaka kubona yitwa Nikodemu. Nikodemu nawe yabayeho ngo ari umutware w'Abayuda mu Bafarisayo, yarazi amategeko, yarazi ibintu byose, ariko rimwe yisuzumye asanga nta gakiza afite. Asanga amategeko, ibiki n'izina n'ubutwara afite byose arabiburana amahoro. Rero ahitamo kugenda nijoro kujya kwishakira umwami Yesu. Maze agezeho Yesu aramubwira ati, reka mere nk'uwasomaho gato, ngo Yesu yagiye amubwira ngo, uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari nta wabasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu atabyawe ubwa kabiri ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Haleluya. Ndashaka ngo ntangarize umuntu wese, uyu nawe yari umutware, yari umuntu ukomeye, byanamutumye agenda nijoro yihishe kujya gushaka Yesu. Ndashaka ngo ntangarize umuntu wese ukora imirimo y'Imana, waba ukora imirimo y'Imana ndetse ugakora n'ibitangaza. Bamwe harabajya gushakisha izo mbaraga njya mbyumva, simbizi, ariko ndashaka ngo ngutangarize inshuti yanjye, ushobora kuba uri umukozi w'Imana witirirwa izina ry'Imana, ushobora kuba uri umuririmbyi, ushobora kuba uri umuhanzi uhanitse uteye ubwo uririmba indirimbo koko tukazumvamo amavuta, kuko ari impano wahawe kubw'ubuntu bw'Imana. Ariko ndashaka kugutangariza ko by'ukuri nk'uko Yesu yabwiye uyu mugabo Nikodemu, umutware w'Abayuda, umufarisayo, Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nanjye ndagutangariza ngo uwo waba uri wese, ushobora kuba uri umwana wa pasiteri, ushobora kuba uri na pasiteri, ushobora kuba ese mvuga iki, ushobora kuba uri umuntu ukomeye, ushobora kuba uri n'umutware n'umuyobozi, utavutse ubwa kabiri ngo wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndagutangariza by'ukuri ko nta bwami bw'Imana ushobora kuzabona, kuko Imana nta birobanura. Oya, twese inzira n'imwe, ni y'umwami wacu Yesu Kristo. Umwizera akizera izina rye akamwegura ubugingo bwe, uwo nguwo ngo yahawe ubutware bwo guhabwa kuba umwana w'Imana. Rero shuti, ngize umugisha, ntabwo nari kuri gahunda, ariko abavandimwe bampaye aka kanya, ariko aya mahirwe sinayatakaza. Mbwira buri wese uko yaba ariko kose ko ukwiye kuvuka ubwa kabiri, ukegurira Kristo ubugingo bwawe kugira ngo uzabashe kujya mu bwami bw'Imana. Amen. Ndi umugabo wo guhamya uyu mwami Yesu, maze imyaka myinshi hamwe na Yesu, nk'uko mwabyumvise, na mwene data kuva mu bwana bwanjye.
ndi umwana muto cyane njya muri Sunday school, ndashimira Imana ababyeyi bantoje iyo nzira, nkaba mboneyeho akanya ko kubwira ngo ababyeyi mwese mutoze abana banyu kuba mu nzu y'Imana, birarera birinda byinshi. Rero Yesu yandindiye muri ako gakiza kugeza kuri iyi saha, ndi umumama mukuru mfite n'abuzukuru kubw'imbabazi z'Imana, ariko ndumva nejejwe no kubabwira ko Yesu ari mwiza. Uko yararejo niko akiri, niko azahora iteka ryose. Ni umutabazi, ni igisubizo, ni ubuhungiro, ni umufasha utabura guseruka mu byago no mu makuba. Yesu ni mwiza, sinigeze muvaho, sinigeze mureka, nakomeje kugendana nawe kugeza kuri iyi saha. Numva nejeje kuba naragendanye na Yesu, arampagije, andutiye byose. Kandi muri we ikindi nshaka kubwira nshuti uri aha ngaha, Yesu afite byose mu kiganza cye, harimo byose. Wihangayika, wirinda ukora amanyanga, wirinda uteka imitwe, wirinda ukora amahano, wirinda ese nkubwira iki nshuti yanjye, tuza hamwe na Yesu, afite iby'umutima wawe wifuza byose, kuko jyewe Yesu yarabimpaye. Icyo mfite cyose nakivanye kuri Yesu. Nawe ndagutangariza ko abifite, kandi yiteguye gusa kubiha abantu bamushaka mu kuri no mu mwuka. Yesu abaho umugisha, murakoze cyane. Yego. Yego, tuzaganira turi kumwe. Murakoze cyane. Yego. Mama, murakoze rero kutugezaho ubuhamya burimo ibihamya bya Yesu Kristo, birimo imbaraga no gukomera ku mwami Yesu Kristo, birimo rwose ibintu bitangaje umuntu atapfa kwemera ko byabayeho. Iyi ni indwara, sida ni indwara umuntu agira akiheba, benshi bicwa n'agahinda gakabije bamaze kumenya ko bayifite, abenshi biyakira bitandukanye nyine kandi bitari kwizi bamaze kumenya ko bafite ino ndwara. Reka tubwire abadukurikiye wenda ko twazagira undi mwanya, bumvise ko WIFUZA twaganira, reka tubizeze ko tuzagira undi mwanya wo kuganira bitewe n'igihe ikiganiro kitaba kirekire ntibacyumve. Ahubwo reka tubasabe dusoza, murasengera abadukurikiye, bizera bari kumwe natwe, dusengane nabo, ubundi muduhe na nimero de telefone, ubundi tuyibahe ukenera kuba yababaza ibindi batabarije ahangaha, cyangwa se ukeka ko hari ibindi bavuze, kuko byose ntabwo babivugira kuri kamera ndabizi, mube mwaganira mu gikari. Murakoze cyane, umwanya ni uwanyu, murasengera abadukurikiye, mubahe na kontakte zanyu. Murakoze. Murakoze, reka dusengere abantu barwaye. Navuze yuko kenshi nagiye mvuga ko Imana idatoranya abantu ku butoni, umuntu wese uyiganiye iramutabara, nk'uko mwene data yavuze ngo ni umutabazi utabura guseruka mu byago no mu makuba. Iyo urushye, hari indirimbo ivuga ngo iyo urushye, iyo uremerewe, bibwire Yesu, ntutinye, bwira Yesu ni inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera, arakunda, afasha abashavuye, ngo wizere ijambo rye kandi nturire. Rero hari ijambo riri muri Yesaya igice cya 53 rivuga ngo ku murongo wa 4 rivuga ngo intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ngo yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyabaye kuri we, ngo kandi imibyimba ye niyadukirisha. Iriya mibyimba ya Yesu, buriya buribwe, iriya mibabaro yagize ku musaraba, yagize ku bwawe nanjye, kugira ngo dukire ibyaha kandi dukire n'indwara. Wizere iri jambo yuko imibyimba ye ariyo adukirisha. Hanyuma tugusenge. Ngiye kubasengera, kandi mwizere yuko Yesu agiye kubakiza, abakirisha iyo mibyimba ye. Mwami Yesu, turagushimye, tuguhaye icyubahiro, turagushimira kubw'amagambo yawe yose twumvise hano, turagushimira mwami. Ijambo ryawe rirambwira ngo nohereza ijambo ryanjye ngo maze rigakiza indwara, gakiza ibyaha. Aya magambo yose avugiwe hano agenda akiza abantu bawe ibyaha, ukiza abantu mwami, ubahindure, na cyane cyane ubakoreho, ukore ku mitima yabo, ukore ku mibiri yabo. Ijambo ryawe rirambwira ngo imibiri yacu n'urusengero rwawe Mana, imibiri ikire
mu izina rya Yesu. Abarwaye za kanseri, ukuboko kwawe gukiza kubamanukire. Mana ubakize, ugende hari ibutaro mwami, ubasanga aho baryamye, buriya bwana buriyo, bariya abantu bose bakuru, ikiganza cyawe kibamanukire. Abarwaye indwara zitari zimwe, ugende ubakoreho Mana. Imibyimba yawe mwami bakize, imibabaro, imishishagu mwami, imimyore yawe ibakize mu izina rya Yesu. Bakoreho abamaze gucika intege, abatagifite ibyiringiro byo kubaho mwami, ubasuke mu mwuka wawe wera, umwuka wo kwizera Mana. Bazamure kwizera, ubakize mu izina rya Yesu. Kuko wangiriye Mana, usange bariya bose ubagirire neza, ubatabare. Urakoze kubakozeho, urakoze kubakijije, urakoze kubagize bazima, urakoze ko babaye bazima mwami. Basubizwe mu intege, bongerwe mu intege Mana. Umunezero wawe ubamanukire, abacitse intege mwami Yesu, abasubiye inyuma kubw'ibibazo, kubw'ibigeragezo, ugende ubasange, wongere ubasubize mu intege, bongere kumva baguwe neza mu mitima yabo. Urakoze Mana, turagushimiye kandi ukize n'abandi mwami. Ubaha agakiza, ubahe kumenya, ubahe kukwizera. Hindura imitima, bohora imitima, kiza imitima irushye, iremerewe, ifite ibibazo Mana. Iruhure, uri Imana iruhura. Kandi mwami uturuhirisha, utuma turuhuka kubera agakiza kawe. Tanga agakiza Mana. Kiza urubyiruko muri ibi bihe, rukiza urusanga uruhindure mwami. Wihesha icyubahiro, ukora imirimo n'ibitangaza. Urakoze mwami, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro, tugushize hejuru kuko twumvise. Icyubahiro kibi cyawe urakoze kubyumvise kandi kubikoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Birashoboka yuko harimo abumvise ubu buhamya cyangwa n'iri jambo ry'Imana tumaze kumva, bakumva bashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ntimubireke, reka ntange nimero za telefone, abashobora bampamagare tuganire, mbabwire uko bashobora kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Nitwa Kayitesi Domina, hanyuma mba mu Rugunga niho ntuye. Hanyuma telefone zanjye ni 0788 46 96 386, 88 46 96 386. Ndumva mubyumvise. Yesu abaho umugisha. Urakoze cyane.